Yes, twongeye kubasuhuza mwese abantu bakurikiye Ngazi Yango TV. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza aho tugaruka tuganira ku bintu bitandukanye, dufite abatumirwa batandukanye ndetse n'insanganyamatsiko zitandukanye. Uyu munsi rero nanone turi kuri Elevate Hotel ndetse na Orient Park Hotel, aho washaka muri aho hose ko baguha service yari yose, yaba ari ibijyanye na restaurant, amachambre meza, gukora inama, hano wajya kuruhukira neza cyane. Niba ushaka abantu bakwitaho neza uzagane aho hantu, ni Nyarutarama. Ndabizi neza ko bazakwitaho. Uyu munsi rero muri kumwe nanone na Ndakangwa Stephanie, turufite umutumirwa wacu turi buze kuganira nawe akatubwira ku bintu bitandukanye. Reka tumwakire yibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane Stephanie. Nitwa Justin Ngoga cyangwa Justin Ngoga. Ndi umunyarwanda wubatse, ufite umugore n'abana batatu. Ndi umuyobozi w'ikigo cyitwa Impact Root, gikora ibijyanye na mu cyongereza tubyita cultural awareness and cultural intelligence na relocation services. Bivuze ko ari no gufasha abanyamahanga kuri cultural awareness, no gufasha abanyamahanga baje gutura inaha mu Rwanda kumva imico n'imibereho ya hano mu Rwanda. Hanyuma kuri cultural intelligence nkorana n'ibigo bifite abantu bava mu mico itandukanye, nkabafasha kumva uko batandukanye mu mico n'uburyo bakoresha izo mbaraga z'ubudasa mu kubaka ibigo bakoramo ndetse no kubaka teams ziri strong. Hanyuma kuri relocation service fasha abantu bimukiye hano mu Rwanda kumva ubuzima bwa buri munsi bwo mu Rwanda. Niba ushaka kugura simukadi yawe urayigura ute, gufungura konti muri banki urabikora ute, kugura ibikoresho byo mu rugo, kubona inzu yo guturamo, ubuzima bwa buri munsi. Ibyo nkora rero. Mwakoze cyane kudutumira. Murakoze cyane. Ndumva mufite service nziza cyane mutanga. Ese ubwo bukene wabubonye ntabwo wakuriye mu Rwanda? Murakoze cyane. Icyo kibazo abantu benshi bakunda kukimbaza, ariko nakuriye mu Rwanda n'amashuri yanjye yose nayize hano mu Rwanda, ndetse n'akazi kose nakoze nayakoreye hano mu Rwanda. Gusa nakoranye n'ibigo by'abanyamahanga byinshi cyane, byitwa Peace Corps, VSO, Waneka Fund, ni ibigo byinshi by'abanyamahanga. Hanyuma mu gukorana nabo ngenda mbona imbogamizi bagenda bagira mu gutura hano mu Rwanda, ndetse no kubana n'abanyarwanda, ndetse n'imikoranire iri hagati y'abakozi bava mu mico itandukanye. Ibyo rero nibyo byatumye mpitamo gushinga iki kigo, akaba ari nacyo kigo cya mbere gitanga izi serivisi hano mu gihugu mu Rwanda. Ni impamvu nari nkubaje gutyo, ni nkaho watekereje, navuga ko bireba kure cyane, kandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco, dusangiye kirazira, dusangiye ibintu byose turabisangiye. Ntabwo tumeze nk'ibindi bihugu bifite donc bakoresha indimi nyinshi, bafite imico itandukanye, niyo mpamvu nari nibaje se ibyo bintu byakujemo gute kugira ngo ubone ngo ubwo bukene burahari mu gihugu cyacu kandi dufite ururimi rumwe n'umuco umwe. Ariko ndumva waratekereje neza cyane kandi felicitation. Urakoze cyane Stephanie. Ngaruka ahangaha kuri icyo kintu wari uvuze cy'uko dufite ururimi rumwe, umuco umwe. Nibyo, ariko buriya isi bitewe na technology n'ukuntu isi igenda ibyitwa global integration, ntabwo u Rwanda rwaba ikirwa cyangwa an island. Ni ukuvuga ngo duhura n'abantu bava ahantu hatandukanye buri munsi. Imashini ugura uyu munsi, laptop zawe uzigurira muri shops z'Abahinde. Restaurant ujyamo uyu munsi uhuramo n'abandi bantu. Ntabwo rero kuba turi Abanyarwanda bahuje ururimi, bahuje n'umuco, bituma tubaho nk'abantu baba mu karwa ka bonyine. Ubu isi yabaye umudugudu umwe. Ni nkawa ushatse wavuga ko isi irimo igenda iba nk'igihugu kimwe. Isi iragenda iba igihugu kimwe, kandi koko ibintu watekereje nibyo. Nubwo wenda kuko dufite umuco umwe, dufite ururimi rumwe, ariko ni igihugu kigendwa, kandi koko kigendwa n'abo bantu bose washyizeho ikigo cyo kugira ngo ubafashe. None se mubikora mute? Urakoze cyane Stephanie. Kubikora icyambere nuko uba ufite icyo utanga. Ni ukuvuga ngo
udevelopa porogaramu ikabaho. Niba nk'urugero yewe nabanje kwandika igitabo cya mbere cyitwa Rwanda Cultural Awareness, a guide to understanding Rwanda culture. Iki ni igitabo gitanga ibyitwa cultural tips, ibintu by'ingenzi wamenya bijyanye n'imyitwarire n'imico y'Abanyarwanda, guhera ku bintu byorohereje byitwa gusuhuzanya. Umuntu niba gushuje atya akoresheje amaboko abiri bivuze iki? Ntabwo ariko bose babikora, bivuze ko wenda akubashye. Hanyuma niba ikiganza cyawe cyanduye ukagira utya, ubwo bivuze ko ikiganza cyawe cyanduye. Nubundi no kumwubaha, hanyuma ukuntu ushaka kumwanduza. Ariko siko abandi bantu babigira, kuko hari ugira utya akabura uko agusuhuza kuko atazi impamvu bikoze. Hari ibintu rero byinshi tugenda dukora abandi batumva, kimwe nuko hari ibyo nabo bakora tutumva. Rero icyo gitabo gifasha umuntu ukiza mu gihugu kumva ibintu by'ingenzi kugira ngo abashe kuvugana no kubana n'Abanyarwanda. Ikindi nanditse ikindi gitabo cyitwa Relocation Services, ni ukuvuga ngo gitanga cyitwa Moving to Rwanda, a Relocation Guide to a Smooth Transition to Life in Rwanda. Gitanga amakuru y'ubuzima bwa buri munsi. Yego, nk'uwakubaza aho wishokoreza hehe, ushatse kwisokoza wajya, ushaka gukora makeup wajya he, ushaka ibyangombwa bya company yawe, ushaka ibyangombwa bya company yawe wabikura hehe, ushaka umukozi wo mu rugo uramukura hehe, ushaka n'umukozi wo muri company yawe, yo muri company yawe uramukura hehe, ushaka kwishyura amazi yo mu rugo ubigenza ute, ushaka kumenya bareme z'imishahara mu ma company uca hehe. Rero ayo makuru yose nagiye nyahuriza muri icyo gitabo, ngenda na updatinga buri mezi 6 kuko ibintu bigenda bihinduka. Icyo kintu kigomba kuba kiri updated, hanyuma uwo muntu akabonera amakuru ahantu hamwe kandi ari amakuru ari updated. Yego, reka none tugaruke kuri icyo kintu mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ni ukuvuga ngo abantu babikura hehe ibyo bitabo wanditse, se babibona gute, babisoma gute? Ibyo ari byose nubwo hari abantu maze guha service benshi, ariko hari n'abandi bashobora kwenda bazakurikira ikiganiro bakabona inzira yatuma bamenya ukuntu bakwintegra mu gihe baje mu Rwanda no kubona service zitandukanye. Urakoze cyane. Inzira zo ni nyinshi. Icya mbere ni ukora marketing, ukoresha social media. Mfite urubuga www.impactrootrwanda.com, abantu bajyaho bakabona ibyo bitabo. Ibyo bitabo biri muri bookstores, Ikirezi, Caritas, aho hose ibyo bitabo wabibonamo, agiye arabibona. Yego, hanyuma rero burya uko business, ngira ngo turaza kubigarukaho, uko business igenda yaguka, utangira wimenyekanisha, hanyuma uko utanga service nziza, hanyuma abakiriya bawe noneho bakakubera abakozi bakwamamariza. Ni ukuvuga ngo kubera ko bashimye ibyo wakoze, hanyuma nabo bakagenda babwira abandi runaka arimo aratanga iki kintu kandi cyiza kirakenewe, uwo muntu akakuzaho akamurira iyo service, nawe akongera akabwira abandi, nuko ukaza kuzisanga iyo ufasha abakiriya bawe neza, usanga bakubereye baragufasha muri marketing. Burya marketing nziza ni ugutanga service nziza kabisa. Ngira ngo abantu bashobora kuba bafite inshuti zabo cyangwa bajya bakira abantu baje mu Rwanda, ugasanga wenda ntibari informe, ntibazi icyo babakora, cyangwa bigatuma inshuti zabo zihuzagurika. Dore umurongo nahanga. Urakoze cyane Stephanie. Urakoze rwose. Umurongo nahanga. Icyo kintu rero ndagira ngo tuze kukigarukaho. Hari ukuntu muri Ngazi Yangu Enterprise twateguye Ngazi Yangu TV kugira ngo tujye ducishaho ibiganiro bishobora gufasha abantu mu buryo butandukanye, mu kumenya ko ubumenyi bwabo bukenewe kugira ngo isi ibe nziza, mu kumenya ko impano zabo zikenewe kugira ngo isi nziza, ndetse no kumenya ko kwigirira icyizere bishobora kudushora mu kuba mu isi nziza. Usanga kenshi rero abantu basobanura bati umuntu ntaba afite ikintu yaheraho, ngo ese nahera ku busa. Niba umuntu arize primaire, arize secondaire, arize kaminuza, abonye izo mpamyabumenyi zigerekeranyije, reka tugarukira wenda hafi, ariko mu gihe kinini ugasanga avuga ati mu by'ukuri nta kintu mfite naheraho. Ibyo bintu wabivugaho iki? Urakoze cyane. Nk'uko ubivuze, ndagira ngo mbanze nsobanure ko yego kwiga ni kimwe, hanyuma no kugira icyo ukora muri ibyo wize ni ikindi.
kuko hari abiga ukaba wazamuka gusa warangiza kaminuza ariko kaboko ko icyo utahanye ari igipapuro. Icyo gihe rero icyo gipapuro ntacyo cyagufasha. Ariko niba wize koko ukanamenya ukagira knowledge, ubwenge n'ubumenyi, icyo ni ikintu gikomeye cyo guheraho. Ariko ntabwo nirengagiza rwose ko ubumenyi bwonyine budahagije. Burya ntihagire uzakubeshya ko ubumenyi bwonyine wabujyana hanze ugahera. Hari ibintu byinshi ugomba guhura kugira ngo ubumenyi bubone inzira bugira icyo bugeraho. Ni ukuvuga ngo ufite ubumenyi ariko ukeneye na capital, ukeneye na connections, abantu mukorana bakumva bagufasha gukingura imiryango. Ni ibintu by'ingenzi rero kuba ufite ubumenyi, ukaba ufite byibura working capital, amafaranga make ntaba ari menshi ariko byibura abasha gutuma utega ukava ahantu ukajya ahandi. Wagera n'ahantu ukabasha kwigurira fanta n'umuntu ubu mugiye kuganira. Ntibisaba ko ufite amafaranga menshi ariko byibura ayo mafaranga urayakeneye yibanze. Ntihagire uzakubesha ngo ntabwo ukeneye amafaranga. Urayakeneye, ntabwo wajyana ubwenge hano hanze gusa, ntabwo bishoboka, nta n'uwabubona. So ukeneye ubwo bwenge, ukeneye amafaranga. Ikindi kintu gikomeye ukeneye connections. Connections niyo ndabura uko mbisobanura mu Kinyarwanda, ariko ni umuntu uvuga uti muri kiriya kigo nzimo umuntu runaka. Ni umuntu ugufasha kumenya amakuru burya. Yes, ukeneye ubwenge, ukakenera capital, ukakenera amakuru. Ibyo ayo mashiga atatu byanga bikunze agomba kuba ashize neza, ateretse neza kugira ngo ubashe kugira ibyo ugeraho. Niba wenda uri entrepreneur ushaka gukora business, ayo mashiga atatu ni ingenzi cyane. Ngira ngo ibintu uvuze koko niko bimeze, ariko nashaka ngo tugaruke kuri iki kintu. Hari igihe abantu nkunda kumva wenda mu mvugo bakoresha, umuntu akavuga ngo ngewe ngo nahereye ku busa. Icyo kintu umuntu ashobora guhera ku busa koko? Ntabwo nemeranya n'uwo muntu. Umuntu wenyine nzi wahereye ku busa agakora ibintu bikaboneka ni Imana, kuko yaremye ibintu ihereye ku busa. Ariko abandi bose bazagira ibyo bakora, bazahera ku kintu runaka, bazahera ku bintu tubona bigaragara, bagomba kugira ahantu bahagarara. Ni ukuvuga ngo udafite aho uhagaze nta wahera. Ugomba kugira like stepping stone ya mbere uhagarara kugira ngo ugire n'icyo ubasha kubona. Utere indi ntambwe ikurikiyeho. Kugira ngo utere intambwe ugomba kuba hari aho uhagaze. Rero ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ko ngo yahereye mu busa, biriya no gukabya. Ugomba kugira icyo uheraho, urumva. Yaba ari ubwo bwenge twavuze, ugomba kuba icyo ugiye gukora utajya gupfunyikira abantu amazi. Ugomba kuba ukizi neza, warakize, ugifitemo ubunararibonye. Ubwo rero ntabwo ari ubusa. Uba ufite kuko ni investment uba warakoze, uba ufite igishoro. Hanyuma ukongera ukagira na twa dufaranga tunagire mvuga ashaka kuba ari menshi bitewe n'icyo ushaka gutangira, cyangwa se ari make. Burya na business zigenda zitandukana. Hari business imwe ikeneye, ni ukuvuga ngo niba ugiye kubaka hoteli nk'iyi, ntabwo uri buvuge ngo mfite ubwenge. Oya, ni ukuvuga ngo ukeneye amafaranga, ukeneye n'ubundi bumenyi bwinshi. Yes. Hanyuma narivuze ko bitewe n'ubwoko bwa business ugiye gukora, amafaranga agenda arutana y'ubukenere, ariko byibura ukeneye makeya. Waravuze ati umuntu akenera, niba umuntu afite ubumenyi ariko ukeneye n'ikindi gishoro gitoya uko kingana kose, ndetse ukeneye na connection. Ese ko akenshi usanga bigoye. Dufate wenda urugero rw'umuntu uvuye mu ishuri none arashaka wenda kwinjira muri business, cyangwa arashaka kwinjira ngo abone akazi muri guverinoma cyangwa muri sector privé atangire gukora. Ese umuntu yikonekta gute? Urakoze cyane. Reka mpere kuri business. Jewe uko mbitekereza, ntekereza ko umuntu atarakwiriye gutangira kwikorera atari yakorera abandi. Kuko biragoye cyane
gutangira kwikora utari wakorera abandi. Ariko iyo wakoreye abandi wiga ibintu byinshi. Jack Ma niwe wigeze avuga ko ku myaka 25 ugomba kugira a good leader, like you follow someone, ugakurikira umuntu akakwigisha gukurikira icyerekezo, kabona uko umuntu ukamwigiraho, hanyuma wigira imbere, noneho kuva ku muyobozi ukajya mu kigo kinini kikwigisha kumenya ngo processes and systems, ukamenya ngo ibintu bikorwa bite, niziye processes uracyarimo gukorera abandi. Hanyuma wavamo rero ukaba ufite ubumenyi bwo kukubwira ko nukumfata icyerekezo cy'ibyo ngiye gukora, kuko hari uwo wigiyeho. Hanyuma ukaba ufite noneho na bwa bumenyi bundi bukwereka ngo systems na processes na structures uko zikora, urumva. Ndibuka haragiye abana bamwe bigeze kugira igitekerezo cyo gukora icyo bita staff in outsourcing na recruitment. Cyari igitekerezo cyiza, ariko bakiva ku ishuri hanyuma baza guhura n'abantu bashaka kuinvestinga muri yo, kuko yari cyari igitekerezo cyiza hari kera. Barangije batangira kubabaza ngo ikintu kiri very basic, ngo job description, bati ntago tuzi icyo, ntago tukizi, tugasanga ntayo bateguye, ntayo bazi, bati contract nta makuru, urumva. Ibyo bintu byose rero ubyigira muri mu bigo binini, hanyuma ukongera ugaruka ukajya gutangira. Ubwo nari mvuze kujya gutangira ikigo cyawe. Nanjye niyo nzira naciyemo, nabanje gukorera abandi imyaka igera hafi ku 10. Hanyuma mfata ubwo bumenyi bwose za gutangira ibyanjye. Rero hari ikindi kibazo warubajije uti abantu ugiye kujya gushaka akazi gukorera abandi ni gute we connect. Murambibwira abantu icyitwa networking ntabwo ari ukwicara ngo uhure n'umuntu ngo ube wakoze network. Network ni iki? Ni uguhura, nidushake ni uguhunza isinga, ni ukuvuga ngo hari icyo mfite nzanye twaganira tugahuza. Ariko igihe tuzahura twaganira ntiduhuze, nubwo tuzaba twawusangiye fanta, nta network izaba yabaye. Rero kugira ngo ugire network nuko nubundagaruka kuri cya kindi cy'ubumenyi, nuko nuzahura n'umuntu azavugana nawe akagira icyo akumvamo, akumva ubumenyi bwawe, byamumarira mu byo arimo akora, cyangwa se naho yakurekomanda akumva ko aba yoherejeho umuntu yizeye. Icyo rero ni ishingiro rikomeye, kuko nicyo kintu kibahuje, nuko uravuze yumva ubumenyi ufite, ashatse gutega amatwi, hanyuma akavuga ati reka ne kubyihirana mbibwira abandi. Hanyuma rero katugaruke kuri uwo muntu none ufite icyo ubwo bumenyi. Icy'ingenzi gikomeye ubwo ni ukuvuga agomba kuba ufite ubwo bumenyi, ariko kandi ntifungirane mu rugo, agahura n'abantu. Kandi wishaka guhura na minisita uyu munsi, banza uhure, banza ujye ku mudugudu wanyu, ujye mu muganda, mu mudugudu bakumenye, umukuru w'umudugudu akumenye, umukora ubushake ahantu runaka. Ntabwo ni ngombwa gukora amafaranga uwo munsi, ushobora kumukora ubushake wo kwandika liste y'abantu baje mu muganda, bakamenya bati runaka niwe wanditse liste y'abantu baje mu muganda. Urumva abantu ushake wo kwishyuza amafaranga y'umutekano, yo kwishyuza amafaranga y'umutekano mu mudugudu. Ibyo ni ibintu bidahemba, ariko bitangiye kuexpose ku bantu. Ushobora no kugenda ahantu ukavuga ati ndabizi wenda ni restaurant cyane hotel, ntimukeneye abakozi uyu munsi, ariko mfite umwanya, ushobora kuza nkakora nk'ukwezi ngatanga service. Icyo kintu rero ni cyiza cyane, kigufasha kwirekana. Hanyuma bakubona, ni nk'umukobwa urimo ushaka abagabo, ntabwo wagenda ngo wikingirane ngo bazasenge berekwe ko uri mu cyumba. Reka ugomba kwisiga, ugasohoka, ukagaragara mu muhanda, bakakubona, then bakakurambagiza. Niko ntibitandukanye cyane rero n'ibyo byo gushaka akazi. Ugomba kujya hagaragara abantu bakakubona. Kuvuga ngo nawe ubwawe ugomba kugira uruhare gutera intambwe, ibyo uzi, ibyo ufite, ukaganira n'abantu, bityo noneho ukaba urimo uragenda wihuza cyane rwose, ukigira icyizere. Genda byibuka
kubwo amahirwe make sinigeze mba chef de classe imyaka yose nabaye mu ishuri ariko ndabiregreta kuko hari abantu ni nabo barangiza babaye abayobozi buriya umuntu ujya kubona ko bati se ninde utubera chef de classe wenyine agahita yiyamamaza kavuga ati mugaseka mwese arimo ariyamamaza hari ngo akunda ubuyobozi ariko buriya muramuseka mwarenza mukamutora kandi akabayobora neza cyane kandi mukamuyoboka bwacya kuko uko agenda ayobora yarayoboye muri primaire secondaire muri kaminuza ubwo baragize leadership skills iyo yasohotse mwese mwiganaga mwamumwita sepe wajya gukora ahantu runaka ukabuza ko sepe ahari mwahura ko bati ni sepe nahageze rero buri gihe ya drive yo guhora yumva yayobora n'ubundi ayijyana hahandi hanze akaza kakabona akabikora kandi agakomeza akaba umuyobozi ko umuyobozi kandi twese tukamuyoboka ndagira ngo tugaruke rero kuri iki kintu ngazi cyangwa urwego tubifashe nk'intambwe umuntu atera azamuka agana cyangwa amanuka ni ikintu gifasha umuntu kuzamuka cyangwa kumanuka ni ukuvuga ngo umuntu amaze kuba afite ubu bumenyi bwe wenda atangiye no kugerageza gutera intambwe kugira ngo yikonekite n'abandi bantu rimwe na rimwe hari igihe abantu bacika intege wenda kubera iminsi myinshi iyo connection ishobora gutwara igihe kinini uyu muntu wamugiriye ihe nama cyangwa wamwereka ubuhe buryo umuntu ashobora kugenda kuri rwa rwego rwo kugenda azamuka gake gake kugeza ageze kuri cya kintu arimo kurota. Stephanie, icyo kibazo ni cyiza ndagisubiza mu buryo bubiri. Birashoboka ko wabona icyerekezo ukagikurikira zikaba ari inzozi ukazikurikira ukihangana ukazagera kuri izo nzozi zawe bitwaye igihe kinini cyangwa gitoya ariko kandi ni byiza cyane kumenya igihe kumenya ko ziriya nzozi wakurikiye zidashoboka kuko nabyo birashoboka gutahura ko bitarimo gukunda ugatahura ko bitarimo gukunda ukavamo hakiri kare udatakaje umwanya ukajya gutangira ahandi. Hari show nkunda cyane yitwa Dragon's Den yo mu Bwongereza n'aba investors batanu ubwo abantu entrepreneurs barazaga pitchinga hanyuma hari akantu kamwe kamfashije rwose umu entrepreneur umwe yaraje atanga igitekerezo cyiza rwose barangije baramusubiza bati not all good ideas make good businesses. Nukuvuga ntabwo ibitekerezo byiza byose bitanga business nziza. Hari bimwe biba non profits bikaba kandi bidafite inyungu bikaba biri aho ngaho ariko bitabyara amafaranga. Rero ni byiza kumenya ko iki gitekerezo wagize ni cyiza ariko se kiraguha umusaruro ushaka wamara kubimenya neza ugashyiramo imbaraga byanagira igihe byanga ukicara neza ukabitekereza neza ugasanga koko bitashobora gukunda then ugasubira inyuma. Icyo gihe rero hari undi munyabwenge yavuze ngo banza ari Mandela yaravuze ati I never fail I learn. Ni ukuvuga ngo mu kunanirwa kugera ku cyo washakaga ntabwo ari ugutsindwa muri urwo rugendo rwose uba wize. Rero nta kibuhombye kinini guhomba nuko uza ugahita uryama bikarangira ariko ugarutse ugakoresha ya masomo wize mu cyo abandi bantu bita gutsindwa icyo gihe rwose biragufasha mu kindi cyerekezo uzafata. Hanyuma rero nirya hari umenya ko udakwiriye gucika intege. Burya abantu bose baribeshya ntabwo rero muri business ukwiriye kwizera ubwenge bwawe 100%. Hari aho utabona uriya n'imibiri yacu hari ahantu utari wibona umaze imyaka 30 yewe bungeze indengeje 30 na irenga hari ahantu hari nibona wena nk'umwirugu nkaha biransaba ko ntabwo nzi ko hasa birasaba ko ndeba undi muntu nkamubaza ntari ko mwirugu ndasa gute. Yego. Ibyo rero no muri business niko bimera no mu gutera imbere no mu kuzamuka mu ngazi nkuko bivugaga niko bimera. Ushobora kubuza ngo ndi mu nzira nziza
ariko nyamara hari utibona. yego Ni byiza rero ko ugenda uhamagara abantu ukababwira ariko ibi bintu murabibona muti, bagenda bakwereka blind spots ahantu utabonaga, hakagufasha rero guhitamo niba ukomeza cyangwa niba udakomeza. Burya rero nta wubaka ikintu wenyine, ugenda ubaza abandi bantu, umuntu akakungura igitekerezo, akakungura igitekerezo, nuko gahoro gahoro ukagenda ubona ko uri mutera imbere. Ubundi muri business, ndavuga muri business kuko ariyo nkora, imyaka 3, 4, 5 yari ihagije kugira ngo umenye neza ko iki kintu gishoboka cyangwa kidashoboka. Niba bigeze imyaka 5 ukaba iyo business urimo ukora idashobora no kugutunga, ngira ngo ni igihe cyiza cyo kuvuga uti aya makosa aya masomo arahagije, reka noneho manuke. Ariko manuke ntavuga ko nsinzwe, manuke mvuga ko hari ibyo nize mvuye kwiga, hanyuma nongere ntangire urundi rugendo. Yego, hari igihe rero umuntu wenda ashaka kuvuga ati mvuye kwiga ariko ntago numva bino bintu byanshimishije. Ese niba umuntu wenda akoze business akagera imyaka 5 akabona bya bintu yakoze ntabwo byaciyemo, bya bindi twitwa ngo umuntu arumva ko atsinzwe mu by'ukuri, ni byiza ko umuntu aturuka ku rwego yaragezeho ngo asubire hasi, cyangwa aparitire yaho ngaho ageze ashobora guhindura icyerekezo bigakunda. Ahageze rero sinzi niba ari mu rwego rw'amafaranga cyangwa ari mu rwego rw'ubumenyi cyangwa ari mu rwego rw'imyaka. Ibyo ari byose iyo umuntu akora business ari urwego rw'amafaranga uraruzamuka rugakunda cyane rukunde, n'ubumenyi baba burimo kuza urumva byose birimo. Urumva ubumenyi bwo ntabwo butakaza. Niba usubiye inyuma ntabwo uvuze ngo ngiye gukora icyo unlearn, kwikuramo ibyo nize. Oya ubumenyi bw'ubu bufite, gusa wenda icyo watakaza ni amafaranga kuko urahomba, amafaranga agashira. Ariko kongera gusubira inyuma rero, gutangira ku mafaranga make yabyo ni ngombwa, ugomba kubikora kuko niba watakaje amafaranga ni ngombwa kongera gutangira ku mafaranga make kuko ayo wari ufite menshi warayatakaje. Hanyuma rero ku bumenyi bwo cyangwa se ibyo wungutse byo ntukwiriye kubutakaza kuko ni amasomo agiye bikugumamo, ukwiriye kubikoresha mu kubaka iyindi nzira ugiye guhitamo. Reka rero tugaruke ku kintu cya networking, cyangwa niba nabyita wenda ukuntu umuntu ashobora kwihuza n'abandi. Hari igihe ubona abantu bavuga wenda nko muri business cyangwa wenda mu yindi mirimo itandukanye, njye hari ahantu ntabwo nahahera, wenda si ikigo gifite izina ryiza cyangwa se ahantu yumva afite ishema ryo kuba yitwa ngo akora aho hantu. Mu by'ukuri abantu banga gukora ibintu bitewe n'amazina aho hantu hafite cyangwa n'amafaranga hahemba cyangwa na serivisi hatanga, abo bantu ushobora kubagira inama ki ku bijyanye na network? Urakoze cyane Stephanie. Niba hari ikintu kiryoha ni ukugira story. Ni ukuvuga ngo story ni ukugira amateka. Mu cyongereza tubyita humble beginning. Ni ukuvuga humble beginning ni ugutangirana intege nkeya. Iyo umaze gukomera, abantu bose ubona bakomeye baratangiriye ahantu horoshye. Abo bantu bagira story nziza abantu bose baba bashaka kumva. Rero umuntu ushaka guhera mu kirere, guhera ahantu hafite izina, nta nubwo binashoboka. Nta nubwo gukura se, keretse niba ashaka gukura amanuka. Gukura ubundi gukura icyo bisobanura iki? Ni ukuva hasi ukazamuka. Niba rero umuntu ashaka guhera hejuru, ntabwo yumva concept ya growing. Growing ni uguhera, nta nubwo ari uguhera hasi, ni uguhera munsi y'ubutaka. Ni uguterwa ukarengerwa n'igitaka, ukamera nk'upfuye, ugasa n'upfuye, yego, hanyuma ukapfumura bwa butaka ugakura. Nicyo bita gukura. Kandi harimo imbaraga. Uko ukura niko ugenda ugwiza imbaraga. Ndabahereza urugero rw'umugano bita Chinese bamboo. Barawutera ukamara imyaka 5 utari waseruka, donc utari wamena ubutaka. Ariko ntabwo bivuga ko utarimo gukura, ahubwo ubukura umanuka hasi.
urabanza ukiyubaka ikigihe ukubaka hasi ukamara imyaka 5 urimo kumanuka, hanyuma nyuma y'imyaka 5 ukazamuka, kandi umuhinzi agitegereje rwose. Rero umuntu ushaka guhera hejuru akwiriye kubanza kumva ngo gukura ni iki. Gukura ni uguhera hasi ukazamuka, ntabwo gukura ari uguhera hejuru. Urahera hejuru se, hejuru nta butaka buhari, ugomba guhera ku butaka kugira ngo ugire aho ushora. Yes, ubu ufite imbaraga rwose. Noneho nukura ugende ubone gutangira kwikora. Exactly. Ngira ngo mu by'ukuri abantu barimo kudukurikira ndibaza neza nashidikanya ko kino kiganiro kirimo kubagirira umumaro muri uyu mwanya, cyane ko abantu benshi baba bafite ibibazo cyane cyane ibintu bijyanye na business. Umuntu akora business gute, akabona amazu yitwa kwa runaka, akabona amashops yitwa kwa runaka, akabona amahoteli yitwa kwa runaka. Ibyo bintu byose ni gutyo bigenda. Umuntu arabanza agahera hasi, noneho akagenda atera intambwe gake gake. Stephanie, ndagira ngo tukiri kuri ako kantu ko gushaka guhera hejuru, hari indwara mbi yangiriza umuntu akarangira ntazagire icyo agezeho, yitwa kwigereranya, cyangwa se guhora wumva ushaka kwigereranya n'abantu runaka. Ukagura imodoka ko hari undi wayiguze, ukubaka inzu ko hari undi muntu wayubatse, ukagura umwenda ko hari undi muntu wawuguze. Ubwo buzima ni ukuvuga ntabwo urimo kubaho, ntabwo urimo kubaho wowe, uri kuba mu buzima bw'undi muntu. Urumva? Kandi n'ubuzima butatanga amahoro, n'ubuzima bwo mu kirere butuma umuntu atagira focus, kuko uciyeho wese umukurikiza amaso. Imodoka zahora zisohoka, inzu zahora zubakwa, modo zigenda zihinduka. Urumva? Abantu bagenda bahinduka. Nugenda ukurikiza ari amaso abantu ntacyo uzageraho. Uzaba nka urya mugani wo mu Cyongereza uvuga ngo a rolling stone gathers no mass. No kuvuga ngo ibuye ryihora ryibirindura ntabwo ryigwizaho urubobi. Yego. No kuvuga rero ni amaso yawe nawe adahora ahantu hamwe ngo ari focused, ntacyo wageraho. Rero ikintu cy'ingenzi ni ukumenya ngo mfite icyerekezo, mfite icyo nshaka kugeraho. Abandi barimo barajya hangaha ntacyo bimbwiye, nibagende. Abandi barimo barakora investment hangaha, ni be investing. Urumva? Ntabwo wenda turamutse tugize umwanya uhagije nazababwira ngiye nigarukaho. Ntabwo nubwo nagiye mvuga ibintu byose bya business yangira cyari ntoya cyane, ntoya rwose, ariko ntibituma ncika intege ngo nigeranye n'abandi bantu twiganye, mbona ibyo bagezeho bigize, kuko nzi neza icyo nkurikiye, nzi n'impamvu nkirimo. Yego. Ngira ngo rero tusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro ko tuzagenda tucyagura buhoro buhoro. Niyo mpamvu nashimye ko nanone tugihera mu mizi, tugihera hasi, bityo tukazagenda dushingiye wenda ku makuru ya business mwatangiye, ahantu igeze, n'icyerekezo mufite, n'ukuntu mwatangiye mukorera abandi bantu kugira ngo bibahe ubumenyi no kumenya icyerekezo n'ubundi cyo mwahitamo kuba cyo. Ngira ngo ugire ubutumwa utanga ku bijyanye no kunyura ku rwego nk'urugendo rw'ubuzima. Ese abantu bakeneye kunyura ku rwego gute? Umuntu akeneye kuva ahantu akagera ahandi gute? Mu magambo makeya y'imfunyapfunya mugani w'abaturanyi, nagira ngo utange ubwo butumwa tugana ku musozo w'iki kiganiro, noneho tuzongera tubuhereho tugende tuzamuka, bityo bigende bidufasha ndetse bifasha n'abandi. Urakoze cyane. Sinzi niba ubimbajije mu rwego rwa business cyangwa ari mu buzima busanzwe. Mu rwego ruri general. Numva ikintu cya mbere umuntu akwiriye gukora, akwiriye kubanza kwiyakira no kugira icyizere, kumva ko nta muntu ukuruta cyane ngo wumve uhora wifuza kuba runaka, ariko nawe kumva ko abandi utabaruta. Ntabwo kuko uramutse wumvishe ko nta ukuruta gusa hanyuma ukumva ko baruta, yaba ari imyumvire itari myiza. Icyo bigufasha rero bituma ubaho ubuzima budatinya ngo uvuge turi bariya bageze kure. Urumva? Ni byiza ko ugira icyizere,
kumva ko abandi bantu nabo bameze nkawe batakuruta cyane nawe utabaruta cyane ni abantu bameze nkawe. Ikindi cya kabiri ni uguhitamo icyo ushaka gukora ukumva n'impamvu ushaka kugikora. Niba uvuze uti ngiye gutangira business ese wayisobanukiwe irakemura ikibazo runaka, kuko buriya business ije gukemura ikibazo. Iyo hatari ikibazo nta business bihari. Ukamenya impamvu ugiye kubijyamo. Hanyuma akazi ukora hari abavuga ko ngo bigomba kuba bijyanye na passion. Burya biterwa na context, kuko needs z'abantu zigenda zitandukana. Burya utangira gutekereza passion ngo ndabikunda ibi bintu ari uko banje gukemura ibibazo by'ibanze. Akazi nubwo utagakunda gakore kugira ngo ubashe kurya, gakore kugira ngo utagora abandi bantu, gakore kugira ngo wiyambuke, gakore kugira ngo utunge umuryango wawe. Hanyuma nurangiza gukemurira ibyo bibazo by'ibanze utangira utekereze noneho gukora akazi noneho ukunze. Ni ukuvuga ngo ndimo nkora akazi shaka kubanza gukemura ibibazo by'ibanze, maze kubikemura, maze kubaka inzu yanjye, maze mfite ubwo bushobozi, ndarya, turambara. Hanyuma gutangira gutekereza ngo ese aka kazi niyo kariyeri yanjye. Ese ndashaka kuba umuganga, ndashaka kuba umunyamategeko, ndashaka kuba umuekonomiste, ndashaka kuba umubanka, ndashaka kuba umwubatsi, ndashaka kuba umunyamakuru, ndashaka kuba a fashion designer. Ubwo iyo ugeze aho ngaho utangiye gutekereza kuri kariyeri. Kariyeri rero ni abahanga bavuga ko ihinduka kabiri gusa muri lifetime, mu buzima bw'umuntu. Ushobora guhindura kariyeri inshuro ebyiri mu buzima gusa, kuko kubaka kariyeri ntabwo ari ikintu kiba akanya gato. Bifata nk'imyaka 15 20 kugira ngo wumve koko uri a banker cyangwa a journalist. Urumva ntabwo wabihindura kabiri kuko imyaka ntabwo ari myinshi dufite. Yes. Hanyuma rero ariko nari mbivuze ko umuntu uyo arangije gukemura ibibazo by'ibanze kugira ngo uzasiga ubuzima ufite, uzasiga legacy, ugomba gutangira gutekereza kuri kariyeri. Ikintu wumva ukunze ushoboye no gukora kandi kikwinjiriza amafaranga. Hanyuma ugatangira rero kugira gute kukizamukamo yangaze. Ntuzazamuke mu kintu udakunze, keretse ukiri kuri rwa rwego rwo kubanza kwiyubaka ibintu by'ibanze no kutagora abandi. Ariko igihe wamaze gukemura ibyo ngibyo wizamuka mu kintu udakunda. Niba ubona uri umuganga ariko wumva ushaka uri umusirikare, imyaka ikikwemerera, jya mu gisirikare ugikore ukizamukiyemo kugeza ubaye generali, kuko bizarangira ushaje wumva hari icyo wasize ku isi, wumva warabayeho ubuzima bufite agaciro, kuko wazamutse mu kintu wumva ukunze. Ni ukuvuga ngo mu magambo make kugira ngo umuntu abashe gutera intambwe ku rwego cyangwa kuri ngazi, agomba kugira icyizere, agomba kumva ko abandi batamuruta, nawe akumva ko atabaruta rwose. Yego. Agomba kwemera guca mu buzima bumwe bwo kubanza kwiyubaka, nubwo yaba ari mu bintu yumva atari byo akunda ahisemo, kugira gusa ngo yubake ubuzima bw'ibanze, noneho buzamuhesha kujya kuzamuka muri cya kintu akunda, akabona kujya muri ngazi akaba ariho azasoreza, akazasoza rwose ageze ku kantu ka nyuma, ariko ari mu bintu akunda. Hanyuma akabayeho ubuzima buri successful, ahisemo. Hanyuma success, ndagira ngo ndangirize kuri aho kantu, ntabwo ari umubare w'amafaranga. Yego. Kuko hari abantu bafite amafaranga menshi ariko batari successful. Success ihuza amafaranga, igahuza niyo kariyeri, kuba warayikoze ukumva uyikunze, ukagira na satisfaction y'imbere, kunyurwa ko kumva ko ikintu washakaga ukigezeho. Ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo ni ukugera ku rwego umutima wumva wishimiye aho watekereje ko ukirimo. Ikindi kandi success ntitukayirebe gusa tuvuga ngo turashaka kuzayigeraho, ugomba kwinjoyinga every single step that you make. Ukumva ko ari success ntoya irimo leadinga ku yindi success, kugenda celebratinga buri ntambwe yose ugezeho. Ibyo rero bigufasha kubaho ubuzima bwishimye. Yego. Udategereje ngo uzishime ku munsi wa nyuma ugiye gupfa, ahubwo ukabaho ubuzima bwishimye, kuko icyo ukoze kigenda kikuganisha
ku yindi ntambwe ushaka ukazagira ku ntego yawe nyamukuru wumva rwose ubuzima bwawe warabayeho neza. Yego, ngira ngo turi ku musozo kabisa w'iki kiganiro, tuzaza kugarukaho tukagenda turushaho kuganira ku bintu bitandukanye, ariko ngira ngo Ngoga, sinzi niba hari ikindi kintu umva watanga kugira ngo dusoze. Ndagira ngo ushimire Stephanie, ndagushimira rwose kuba wantumiye tukaba tuganiriye, tugize ikiganiro cyiza, biranejeje. Hanyuma ndashaka kuencouraging, urambura kubura ijambo rwose, courage cyane, urakora umurimo mwiza, ukomerezaho, ndabizi urashoboye, kandi itangiriro ritoya ntikure guca intege, ahubwo kure gukomeza, kumva ko bizagera igihe iyi ngazi ikaba platform abantu bose bavuga ururimi tuvuga bakurikira bose. Rwose rero courage cyane. Murakoze. Ngira ngo nanjye ndagushimiye cyane Ngoga ko twitabira muri iki kiganiro, kandi tunabasaba ko igihe cyose tuzabakenera muzarushaho kuzajya mutuba hafi kugira ngo abantu bakeneye bibarimo mufite ubumenyi, impano, barusheho kugenda mubabereye ngazi bagende bazamukiraho, bityo turusheho kuba mu isi nziza. Reka twongere tubutse ko hano twicaye ari kuri Elevate Hotel ndetse na Orient Park Hotel iherereye Nyarutarama, ahantu ushobora gukenera serivisi zitandukanye, z'ahantu waruhukira, z'ahantu wakorera inama, ahantu waba ushaka icyo kurya cyiza n'icyo kunywa cyiza ukakihasanga. Turabashimiye rero kubw'inkunga nziza murimo kudutera, kandi namwe turabashimiye abantu bakomeze kudukurikira. Ukimara kureba iki kiganiro turagusaba kugisangiza abandi, turagusaba gukora subscription, turagusaba ndetse no gukora like na share kugira ngo turusheho kucyagura tugeza ku bandi benshi. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye bye.